bantu mushaka intebe zo mu mabiro mu masaro de coiffure mwazisanga aho kazi ni kazi yimukiye munsi y'isoko rya Nyarugenge. Dusana izishaje tukazihindura nshya ndetse tukanazigura. Muramutse mukeneye ibindi bisobanuro mwatubariza kuri izi nimero zikurikira: 0786525807 cyangwa 0783381274. Iwacu umukiriya ni umwami. Hagarara nari nakubonye. Aha iki nkubonye turi umukuza sasa. Iki wowe nkubwire rero mu byo nagutoye nibe byarakunaniye amafaranga urayama naho ubundi uri buze kugira isoni hano. Icyambere ntago wambwe nkuze na gaga none ntago wamubonye kumubona namwiyeretse cyawuri impumyi. Icyambere se uko wagomba kumubona se ngo iki icyambere se uko wagomba kumubona ngo icyambere niko yagomba kumubona nyine. None reka nkubwire urayama we amakisi urayama amakisi amafaranga urayama amafaranga yanjye we amakisi amafaranga kano kagabo waje kano kagabo cyambere ntago ako Tekasiri bibyiza mboroka sidamubwire uramukoza aratukura gutese kandi anageze kumushakira amafaranga kandi igihe niyo nakwigurisha ntabwo yamvamo. Nasinaherutse musezerana ko uzamushakira kagashyano k'umukobwa byagenze bite? Nyine natinze kukamwereka baribonanira none bivunjemo amafaranga. Yashakuyemo rero nase uragira ngo mbigenze. Urabona yakura he? None ngiye uragira ngo mbigenze gute? Ko yo nari mfite nayamuhaye uragira ngo mbigenze. Ariko si undi wowe kuki utubahirije amasezerano mwari mwagiranye cyakara agakobwa nawe uragakunda. Ubundi ntwari wambwiye yuko kapfuye. Warabuze ko kapfuye. Ibyo tubyihorere. Mbabara usigara ubitekerezaho. Oya ibyo bintu twibyitaho. Mbabara ikintu cyambere ashaka na amafaranga. Urayamuha rero. Je nta mafaranga mfite. Byamushakira ahubwo n'ubu ngubu reka nigendere. Nta mafaranga mfite genda ushaka icyo gukora nanjye nsigara mbitekerezaho ubwo turi buvugana uko twabigenza. Sagiye yashaka. Kansiri Kanya uguranyura utande. ntabwo nenda ko nyabu Nase kurimo kuza wirukanka mbona wahagera wavuga ntugwaye mu. Kwiruka inkuru ivuye mu gifu iri kuzamuka iri kubira iri kuva mu gifu izamuka. Nkurukise ntigera ngaha urumirwa. Inkuru ki nyine nibyo ndi kukubaza. Ngiye gutegereza boss hano kugira ngo mubwire iyo nkuru nyine. Ni inkuru ki? Inkuru umva nawe ra none cyo bibera muri iyi nzu none wibagije ibyo wakoze. Ahubwo nanabirose neza ufite inda niba ari amezi 13 n'igice. Ariko kanya koko ufite ikibazo cyo kandi nanabirose. Ariko kanya wagiye witonda koko ukihangana. Nitonda wagiye kuko ubu wihangana. Ahubwo unyitondere.
akuze ufite ikibazo ki uyobewe ibyo twavuganye nyine ndabizi aho abagabo bavuganiye niho bahurira. umva rero nkubwira uzi ko mbyo yambwiye ngo ari munzanira amafaranga yawe nyaguhebye ngayihangane Angahe? utuze Angahe? sibyo Angahe? yambwiye ngo arabakuzana 50,000. Oya, ayo ntabwo nayafata. Negative. ngayihangane nanjye ejo nzakongeraho ayandi sibyo ariko wihangane Voilà. uceceke Okay, très bien. wajya uceceka sibyo Nibyo nyine. ungirira ibanga sibyo Fanya haraka. sibyo Ugomba kugira vuba. uceceka ariko Ntiwibagize ibintu. nyine uceceka ariko Uziranyeho ibyo wakoze. utagira umuntu ubyumva ako wajya ugira ibanga kuko kanyuma Jya unyitondera. nese ubona kugize N'ubu ngubu usibye ko inkuru ngeze aha no kubona nshonje bingeze aha. umva se nkubwire garuka nkubwire gato ariko kari ko ndeba warunguriwe bite byakugendekeye gute harya ngo urimo umugisha none se wowe uri mu mwaka umva wenda umugisha mu bombe ariko se ngo ushaka ahubwo ubwo ugiye kunyirukana imyaka iri kuba kabiri uzi ibyo bagukoreye ibyo ni akazi kabyo aha bagukoreye ishyano ubu se Yewe. ibyo nakubwiye byose hari na kimwe wakoze bagukoreye ishyano nuko utabizi genda so ubundi kasi rizarimo wajya ukamureba ntambuka utete ariko uravunika buretse nkwambutse uretse mwereke wavunika wasanga wavunitse twagezeyo icara hano twagezeyo ako kanyoni fasha ahubwo uziko nari nakubuze nawe warambuze umva ubu rero uziko ariko se nawe wanshakaga ewe njye nkubonye nagushaka mbega ntushobora kubyumva hanyuma mbyogamire nabi ngo arashaka ko dukora ubukwe nawe ngo ndewe ibiki mbyoga ubukwe se muzabukorera muri wese muri toilette oya uri uretse n'igifuso usumba kuriya se yakumarira iki ku ifaranga se umuntu ugendana ibipapuro umuntu yaguha ibipapuro nangwa akaguha niba ari mitiyu niba ari simbizi akaguha reka mbwire turebe ukuntu wari umeze ariko se reka kurengera akanyoni ngewe nkubwire ni uriya wari wa nk'umubirizi uriya ni umubirizi nangwa umuravumba reka mbwire rero ngewe ndi igisheke ndi isukari ariko reka ye reka mbwire rero reka ngwerekeze ariko se ari hano harenga ariko turongera mwereke umurenze ariko utahe rwose ariko umenye uzirikane nyabuna utavunika uretse kujyana urimo uranyica noneho ntabwo ari ukukwica erega uritegera ibitambaro nta n'ikibazo ufite ntatega igitambaro ngire nteye ubwo uzi ko ejo kari akagabo kanyoni karara kabivuze kabishyize hanze mwese uragira ngo mbigenze niko kari akagabo utakabuza kuvuga ibyo katekereje kuvuga ngo karorere kubivuga hari ukundi se kutari ukumuha amafaranga ariko si amafaranga wowe ukomeze ubumbwira amafaranga wowe wajya uzana amafaranga ukamfasha nta bibazo tubifatanyije njye nawe nzayakura hese kuzi ko akazi ngera arakwirwa ahangaha nca umugabo wawe inyuma gusa kereka n'uzajya umpemba rero ukayabariraho nawe ukayamuha we unjombye igikwasi jya ureka kunshorogotora ushaka kuvuga urushinge ariko shaka amafaranga yakuyaga ujye umubwira ko aguhembe nyine kubera ko wowe nyine wanzanye ahangaha ngaho rero ceceka reka turebe icyo twakora umbabarira ariko uranshorogotoye ndabyumvisha ubu se ndayakureye kuko amafaranga amaze kunshiraho
oya mbabarira uyashaka ahubwo reka ngenda atandemera nk'amasezerano ndagiye. Gaga Karame. ariko kuki witabisha amaguru nk'imbwa? Gira zana intebe aho ngaho. Intebe zana hano hanze mubwire. Kwigisha zave umugore w'igituri. Shyira hano. Mete ici mete là. Allez, zana n'indi. Undane nanuzana ya darane yanjye. Okay. Voilà. Kuki ari gutabanje kuzana indarane ukazana intebe. Intebe barazirya nanga bakazirya. Gira rero. Shaka kakandi kagufi wijya wimanika. Nda kwimanika ni umutima. Sira hano. Indarane yanjye. Umva rero. Nta bindi nkubwiye ubu ntabwo bizi ubu nsigaye mfite umuba w'amafaranga umuba w'amafaranga noneho tugiye kugira ibyatsi by'amafaranga umva data we ahubwo uvuga uti uyu ni umugezi w'amafaranga isoko ndayikwerekera inyuma reka nkwerekere rero nyereka ndebe reka nkwereke ibandari noneho muri bugondo yanjye kandi njye ntabwo nambara mugondo yayindi yanyu nambara mugondo y'ipantaro noneho ukuntu usigaye wambara wari wabona se ubu rero ugiye kurya neza ugura ibisombe ugura ibigufa bishyiremo ugure na murokonyoye ibyo nabyo ndabikora kugira ngo nujya kubyara uzagira amashereka menshi yameneka nkagukama nyereka ndi umuntu nteye amatsiko ahubwo agira vuba amatsiko waretse dore rero aya mafaranga nyatashye do aya ngaye ndibanje aya ni ay'akabare wayabonye ko nta mugabo unyura ku kabare atanyoye aya yose nayo kunywera 1 2 3 1 2 3 aya ni ay'amasuti yanjye se bika mu babiri 1 2 aya ni ay'amakariso ni atatu ni isute n'ikariso nicyo kimwe n'amakariso wayabonye shyira mu mabere shyira hano nashyizemo reka nayanyabike ibitenge aya ni ay'ibitenge 15 ubundi ntabwo arenze aya ngaya ewe nta kibazo rwose aya ni ay'amabukwe ukamugurira iki cya kindi bita cya mugondo bita niba ari isokoreki kugira ngo azajye ijya mu murima ahinge yambaye isokoreki sawa ariko na data bukwe bakamuhaho baragabana akira ariko hamwe na data bukwe bagabane kombara ni duke se ntabwo ari duke izi ni inkwano nzongeraho amata shyira mu mabere nyabuna wabibaze nabibazo yabike uretse shyira mu ibere shyira mu mabere ariko ushwane amafaranga shyira mu mabere niko muzajya usugira umufuka ako se butazarengera ariko ako kanyoni nawe koko shyira mu mabere shana aya nayo kunywera muri iminsi ibyo bifaranga byose uzabinywera ubimare mfitanye koperative n'akabare shana akabare karambura kagaseka uravuga ati akabare iye kambonye karaseka hari akandi rero gaturanye n'aka kandi gaseka nawe ugashaka umwenyura nk'akabura wewe nta bintu byiza ugira wajya guteka wajya guhaha se ya mifupa nkabitunganya niko bimeze ntusomeho ntabwo nsomaho rwose reka nishyire muri firigo ariko ukuntu nishimye we makabizo ushaka akandi kakuritamo karundumye ariko ni ibyishimo mbona kansirita tudashaka ukuntu twikiza uriya muswa turi mu byago twembi
dore nk'uwamaze kuntandukanya n'umukobwa twendaga kubana kandi amaze kuturya amafaranga menshi. Ubwo rero tutashatse ukuntu tumwikiza ibibazo nk'ibindi. None se twamwikiza gute? Hari ukundi kutari ukumwica se? Kuva navuga ko ntarabona n'umuntu wapfuye ubu ngubu nakwica umuntu gute koko? Kuremera gusenyera kandi uriya mugabo naramuka abimenye twese azatwica. Wapi, ntabwo nabyemera ko nsenyera. Ukaba umupfapfa bigezeho Gute se? guze kutwica twebwe birenze kutwangaza ku gasozi n'iki. Dore ikibazo aho kiri kubikora se ntabwo byatuzaho amafaranga. Byaterwa nuko twabikora, ntabwo byangana nk'uko twajya duhora tuyamuha kuko tumwishe nibwo twaba turandura ikibazo tukiranduriye mu mizi. Kubishyira mu kabanga turebe ukuntu twabigenza. Reka dufatanye nyine tugerageze, nzi ko bitazatunanira twembi. Gukomeza tukabyiga ntabwo byoroshye. oya ibyo wakora byose niyo wazana iki sibyo uvaranze kundi umuntu aguteye inda njye nawe ntacyo tugihuriye ubimenye kandi ubyumve. Ariko usigaye uri umurwayi wo mu mutwe. aho ntasara ni nkahese ko byose ari we wabikoze. Ariko reka nkwibarize, hari umugabo wo mu rugo n'umugabo utera amata. Turana turi bangahe mu buriri? Kararane n'impire nagira ngo nkubwire none ubu ngubu do noyiraramo Imana. None se we ubu twamwikiza gute? Hari ukundi kutari ukumwica se? Yego ko mana yanjye. Kuva navuga ko ntarabona n'umuntu wapfuye ubu ngubu nakwica umuntu gute koko? Ariko mana we burya nta kiza cyo guca inyuma umugabo wawe koko. Nari nzi ko ari ibintu byoroshye none hajemo no kwica umuntu. Ubu se koko mana ibi byaha nzabibabarirwa? Ubu se nzabyihanira yeye koko? Makuru neza niwe mbyo andangiye ko uza akazi. dukora akazi kenshi. Akazi ko kwica? Yego. Nshaka kuguha misiyo yo kunyicira umuntu ukamwica ariko ku buryo umwica ntagaruke. Wabishoboye? N'umuzimu we ntago wazigera ubona. Ukamwica naho wamwiciye ntihazagaragare. No ku ikarita y'isi tuzamuhanaguraho azibagirana. Ufite amafaranga? Ufite 500? Mfite 100 by'amanyarwanda n'amadolari 100. Sinzi nimbe nabanyaguhayirera yandi ukaza kumbwira aho duhura nkayaguha. Oya, mpa 200. Ariko nukuvuga ngo ariko misiyo nguhaye utayikora ntundatisha ngo urica amafaranga niyo yica gakiza nawe no gupfa wapfa akira. Namuri imbura. Dufite imbaraga. Ngwino nkwereke imbaraga. Aba ni abasore banjye. Abo barakora akazi mu minsi mike cyane baraba barangiye akazi. Dore n'ibikoresho hano.
yaruvuna abataka yanjye sha. Akira. Zana Dore muzaga kuremo n'amenyo. amabwire nuko yamaramo. Kazapfe ntamenyo ga. Nishinya tuzayiza. Kazagira na musigarana. N'amabwene Tuzamuca umwe kuremo n'amenyo. Kabisa. Nishinya. Ntugire ikibazo. Akazi mu minsi mike cyane karaba karangiye. Dukora nk'abikorera. Babuje niko bimeze. Nibyo nshaka. Abangaba. N'umuzimu we ntabwo uzongera kuwubona. Nibyo nshaka. Sawa rero. Gahunda niyo rero. Musaza ni gutya. Boss. Navugasoza nk'abasaza kabisa. Bona rura ruzingo rwaduhaye mission rwari ruduseranye. Nona tugomba guhita turangiza kara kanyagwa ngo ni kanyoni urumva. Uraza na sababu nahita ngurangiza. Sawa. Fatasha! Yari yemera gutunga imbunda. Buramba batumuye. Ziriyambwa. Wenda ndazifata. mu kurya nk'impyisi nk'impimbi wagira ngo ni ingurube ya kizungu. Ubu urashaka kumva ko ntabwo umenya ibibera impande n'impande. Ngende muje wahagira se? Ajya sinari mpfuye se. Ngumubire ngiye imvura yari kubye ndaza n'inzara yose. So ujye ukunda kuva gwaho ukaca muri ranzira hepfo. Hepfo badatema ibigunda nkabone leta ivugira abaturage ngo nibateme ibigunda ku mihanda. Bashyire n'amatara kugira ngo umutekano uboneke. Urumva? Hari hepfo mpasanze abajura babiri. Ariko banganaga n'intumbi za mu gitondo. Ibi se ibyuma mbatesheje. Do. Singibi ibyo bari bafite. Wowe ntambara kugira. Yewe. Umwe. Umfata kaguru nkakabu. Numuze kunyura hari. Icyakwereka ko banganaga zari intumbi wagira ngo zimaze cyumuru zipfura. Akaboko kaci. Ijosi. We. Jakanyo. Umuntu wavuna abantu nibone hariya nuko wakwirukanka ngo imbwa ziraje. Akira ahubwo uzajya ubihatisha ibirayi. Ako imbwa zari zijyanye patro ubuzima none nanjye zari zijyanye ibiryo ntabwo zarya ibiryo byanjye. Ako umuntu akangwa n'imbwa. Reka kubwire rero boss uyu mu boss nta muntu ari. Yewe kaga bamukaze bazanye ibyuma se. Wowe ugira imbaraga zo kwambura ibyuma abantu bangaye gutyo. Ahubwo nizamutse nawe uriyo. Byumvikana gute? Umuntu abaha misika bananira. Ibananize kibananize. Ariko boss turagerageza rwose. Mugerageza biki? Tugerageza tuzabikora boss. Umva twumvikane. Twumvikane okay? Turakumva. Sijyo batunze? Turabizi. Sijyo batunze? Birumvikana, Turabizi boss. Kandi si ubwa mbere ewana tuzagerageza uko bishoboka epfo na ruguru. Umva. Ntabwo shaka. Tuzabigerageza mu kazi. Mutsindwa mute? Ntabwo tuzongera boss. Je ndabaha misiyo mukagenda mukaza mumbwira. Ntabwo tuzongera hasi ntubizi musaza. Bose tuzagerageza rwose. Kirabizi nta kuzana ikiburi nk'uyu murezi hano. Kumvikane. Ngiye gushaka
akandi kazi nikabananira muzashaka undi boss ahubwo nukora ahubwo ngomba se umva mbyo nitutareba neza ibyo turimo biradukoraho nushaka ureke tuve mu mikino turimo akusiye kudatobora ngo umubwire icyo ushaka kuvuga uziko umugabo wanjye bya none yanyuze hariya hepfo hahandi twari twasizanye na bya birara bizategera akanyoni bikamwica urumva birangije bimwumvishe biramwikanga bihata n'ibyuma yaje azanye ibyuma urumva arangije ahita abwira akanyoni ngo ntazongere guca muri iriya nzira ngo harimo abicanyi njyewe ubu byanyobeye nabuze icyo gukora vugisha ukuri byandenze ubwo numva ari umwanda unuka gusa hari igihari ngomba kurara nkwaye igisubizo reka rero nkubwire wampa igisubizo wagira ntume cya gisubizo cyica amatwi cyangwa cyuzuyemo ubugoryi cyangwa kirimo ubugambo bunuka uri kumva njyaho bigeze ubu ngubu noneho numva ntakiri mu mubiri kuko kariya kantu kadapfuye sinzi ukuntu byagenda tegereza mpindura imipango barabasobanura bahindura ndahindura imipango byandenze tegereza mbwira ngo muri abicanyi b'umwuga mwarangiza mukambwira ngo mwikanze umuntu muri rukanka mwakirukankanwa n'uruzima ubu murabizi ubu nta mikino uri buza n'ubugoryi aramusimbura bari b'umurambo muranyumva turakumva yego boss urashyira muri icyo gitwe uri kubyumva urashaka ko duhindura imipango mukazaza kugafata hakinguye mukakajyana mukajya kukicira kure murumva ariko ku buryo katazangira kumbwira ngo kagarutse kuko nje namwe twababa muranyumva ngiye kubaha umuti bazashyira ku mazuru yawe kugira ngo bahite gasinzira wabyumvise wabishyizemo mbabure mwese mbabure toka abasenzi amafaranga si ikintu nabona riradugira ngo riradukanga ruraruzingo ariko reka mbabwire ikintu kimwe ubushize mwaratsinzwe ako ni gute mutsindwa misiyo buri munsi boss ejo tugomba kurangiza akazi amafaranga ni meza tu iyo ntihagararaho biba bindi gasuye ambarike mbakasirida nkubwire uko imipango imeze uranyumva imeze itese nyine ugomba gushaka urufunguzo rwa kariya gashenzi ukarubika kakarara hadafunze hanyuma simbwa n'izindi ayo mahirwe se yaba zari zikariye icyo nshaka ndi warufunguzo umva rero mbyo nkubwire ibi bintu ntabwo byoroshye ureke kuzana imikino kuko ibi bintu hagize ubimenya bikajya ahagaragara urumva wakwisanga uri umupfu mvuga ngo turi abapfu ko jyewe utankoreye ibyo nshaka nibwo byaba bibirenze ibyo mvugiye kandi
numva ko bigenze. umva rero nkubwire Kanyoni, bariya bantu n'abicanyi barashaka kukwica. Twebwe ntabwo turi abicanyi, turashaka kubarya amafaranga gusa kubera ibanga ubitse, kandi uzajya ukora ibintu byose tukubwiye. Okay, ariko rero sawa, ni ibiki se bindi? sawa nta kibazo, ariko nkubwire wowe sawa. Igitego twaragitsinze, ubu igisigaye nta kibazo, nta nkurikizi. umwana iyo ntakugira gusenye niyo mpamvu nzagukunda ukamwisha. abo turenga abo baje karibu sha. Bite? Ni sawa. Sawa. Bite se? Kana kagabo yuriye. Mumeze mutese? Ni sawa. Shambega byiza narabemeye kabisa. Ariko nizere yuko akarambo ke mwagasize ahantu katashobora kwinyagamura cyangwa no kuzuka ngo kagaruke. Ayi wewe, murabaho twawushize ntabwo inyagamburiro ufite. Unanazutse yazuka ibyo yarazi byose yarabyibagiwe. Sawa rero nibyo. Ko no ukuri. Uziko mbere nabanje kujya mbapinga mbona muri abantu babyimbiye ubusa. Naho mushoboye akazi. Muje no kurwanira iwanjye se? Sheri bari baje kureba ya mafaranga asigaye. Yabahe nyine. Saya bose ntibayakoreye. Gusa barakoze. Yabahe barakoze. Toka. Shoya akazi nabemeye hose. N'inyungu z'abapagasi. Wahita toka muri hano. Hasi. Toka. Haturisha. Cyo n'ikindi gihe. Ari 100 twa twabasigayemo. Reba nzu barure kuzuye. Kinaniye amafaranga urajugunya. Ngakira sha. Kanagahimbaza musimba hayi. Kabisa. Kugira ngo ubutaha muzakore neza. Sha mwarakoze kabisa rwose. Ikindi gihe ni mujya muzanga mujye mwitonda. Nibyo. Ngo mugende. Kanyoni.
wagira ngo ni ikiraro cy'intuzi. Kasiri Kasiri aye akomeje umuyikuru niko Kanyoni ari hejuru. ako nawe ibyawe na Kanyoni bigeze hano ako usubaza Kanyoni ni umugore wawe wajya ubaza ngiye mugore wawe Kanyoni niwe ufite ubwuzu ukundusha genda umurebe ko aryamye. Aryamye se aryamye he kereka nimba aryamye hejuru y'ibati sinzi yari rero. mbese igisubizo cya mbere ni ahe se koko ubu ndihe se hari icyo abameshe barusigayeho da ariko shagiye nahere ko numva aho gwese kandi urarizwa n'iki nama emosiyo y'iki inzozi zanjye zibaye impamo urimo urarota n'ubundi kuko ibyo uri kumbwira sindi kubyumva akeye kuraza kubyumva kuko ubu tugiye gushyingirana sinabwiye kuri kurota se ndi kurota uzi ko ka gasaza katagira amenyo mu kanwa kaburiwe irengero ubu rero ugomba guhitamo tugashyingiranwa cyangwa ukazamerera imva ahangaha ubona ari kubyiyumvamo neza ariko kigeho nyine nangwa nyine uzamerera imva nshaka Kanyoni namubona ntawe wabona yagiye he twaramubuze ntabwo mazi mwaramubuze ako wowe ubwo urumva utambaza amateshwa ndakubaza amateshwa ariko uzi iyo tuza kumenya aho ari twebwe tuba tutaramuvuga ntabwo byumva nta n'ikintu wansobanura nubwo n'abandi igicucu kaje kuko ntabwo wambwira ukuntu umuntu muririrwa namukora iki warangiza ukamubwira ngo ntabwo uzi irengero rye ako se barararanaga twaruboshye nawe ndakubwiye ngo ntabwo uravuka urugo rwanjye ariko kujya ukunda kwigiza nkana buri munsi Kanyoni ndarana nawe ese ndi umuzamu w'ubundi ubu mbaza ibicyubwo urumva ntacyo kubaza ni ibiki se ubwo ubu mbaza kuko umva rero nkubwire byanga byakunda kandi nkubwize ukuri urumva intsinzi yo kumubona ndayifite intsinzi yo kumubona ni polisi polisi nahise nta n'impamvu yo kujya kuri polisi wasanga yarisubiriye aho yabaga ubundi se urahazi ariko reka mbabaza wowe namwe ni iki murimo kujya n'iyo mikino reka nkubwire uyaranema ukikiriza akanema none si ibyo avuga si byo wazagiye iwabo kumureba wagiye uramubura si ba cyangwa niwe waje kumusimbasha mbese genda umukozi wa hano simba ko yari umukozi w'urugo rwanjye ndetse ndavuga kandi ngo gusa uramuhora iki muhora iki reka nagucekera ukenya se kubera iki siko mbona webye nk'uvuye gutanyuka wahora n'iki ko mvuye iwawe kubaza amarengero ya Kanyoni mbajije umugore wawe akambwira ko ndi kumubaza amateshwa akubwiye nabi nabi umva reka ngere mu rugo mubaze impamvu y'ikibimuteye sibyo ni ukuri mwaba munkoreye igihe cyose abura kuko tugiye gukora ubukwe mwaba munkoreye cyo ni ikibazo kandi nanjye rero sinamenya amarengero ya Kanyoni kuko Kanyoni ntiyansezeye nka shebuja
ntiyasezeye na nyirabuja rero ngiye kumenya neza icyabimuteye sibyo cyangwa byakunda ndakubonera igisubizo. Ako noneho ngiye nakwemera burya kuko bagabo turi idolari. Ariko gaga nabo ntabwo uremera ko dushyingirana? ariko koko Kanyoni arongera arabuze nka mbere koko. Reka no kumuna kubwira ntiwumve. Kanyoni nakubwiye ko yapfuye, kandi abantu bapfuye batinya gushaka abantu bazima, ntabwo yashaka. Ariko uzi koko ko hari batinya gushaka ubuso bwa kabiri, ariko unzi ko azahera. noneho hari icyo bizi. Nese bikagenda bite? Efushaga yewe ko twatangira yari yarabigize umwuga gupfa kongera akazuka, none nkabona twakwipangira ibintu by'ubukwe. Niko yemeza dore igihe nahereye. Wabyemeye? Wakira. Ubu ngiye kugeza ikirego kuri polisi kuko ndabona mwaratereye agati mu ryinyo. Uzi ko wagira ngo si umuntu wabuze. Ubundi uhangayikishijwe n'iki? Ni ibiki biba byagutesheje umutwe? Wagira ngo si umuntu wabuze. Urasa n'umuntu nyabaki, uriya niwe utuma udatuza. Okay, ubu nanjye reka nbikurikirana. Kandi uzikora wa mugore we. Uzikora bureka ubu ngiye kujya kuri polisi none. Makuru y'imesi. Makuru se makuru ki? Kuno nongeye byandenze. Cyangwa ntago uzi ikibazo mfite. Ikibazo cy'ikana. Ahubwo no kuntu washaka ukuntu twakwikiza uramushenzi. Nawe ubundi aradukoraho. Habwa kari akagabo kawe se? Nako twahita tugarigaso. Ntago ariko ndi kukubwira ariko. Ndakubwira kari agakaritasi kasi ngo ni gaga. Ngo Gaga yewe. Gaga? Gaga nyine. Wese kandi abigeze mate. Uzi ko nari kwinjira mu bitamureba. Uzi ubugambo yaje akavugira ahangaha n'umugabo wanjye akabyumva. Umugabo wawe yumvise ko ari twe twamwishe? Yarabyumvishe nyine. Shaka ikintu rero twakora tukarangiza. Ibyo nibyo kwigwaho. Kwigwaho? Oya. Aya yewe. Reba ukuntu twakarangiza birakomeye ariko. Gaga ibyo nibyo kwigaho. Nimba ari gaga ibyo nibyo kwigwaho. Ako suguragira ngo bigende bite? Reka ngenda ahubwo nihutaga, ariko ibyo no kubanza tukabiganiraho. Aho bitoroshye se. Ngiye n'ukuri birankomereye. Mfasha gutya, oya mfasha gutya. Ibyo nibyo kwigaho. Nyamara. Byanyuse kandi ko muje hano. Wapi ibintu bimeze nabi. Ko bimeze nabi? Ibiki se kandi? Mabusha. Umuzimu wa muntu atumereye nabi. None ubwo biradusaba kubaga inka tukamutsirika. Bite byane ngo ninde ubamere nabi? Nimwe mutware bishingwe? Agura beshyura. Ngo gerageza batware bira byose babimare. Ngo bimeze biti.
biradusaba kubaga inka tukamutsirika. ubwo sigura ngaye Ntabwo byajya munsi y'ibihumbi 200. Ahubwo twiboneye akarima k'amakashi. Reka tuyamurye niriyanze arimo ayigurishe abone ko nta kiza cyo kwica umuntu. Bisa. amakuru avandi kumeze nk'abaje kunkasira. Wabimenye n'umukasiro kuko tuzanye inkuru mbi. Wa mushenzi se yazutse. Urebye ni nko kuzuka. Umva rero wowe urumva utongera kumbwira ibyo bigambo ubu noneho ntabwo wagize Ahubwo wowe uri mu gikoma kibira kandi urebye nabi cyagutwika cyarangiza kikakwanduza. Ahubwo tega amatwi nkubwire by'umwuka bwira amatorero. ngaho se ubwo burozi bwawe buhumanye. Umuzimu wa mugabo atumere nabi araduhatira kuvugisha ukuri mwese bakabafunga cyangwa bakabana bica. Ibyo biroroshye mwishe umuntu muzima kwica umuzimu nibyo bizabananira. Niba byoroshye reka tuzamukoherereza muhangane kuko nubundi atadukana umuniko atubaza umuntu wadutumye tuzamwohereza rero muhangane. Reka. Ahubwo icyo twashakaga kukubwira tugomba kugura inka y'ingumba tukamutsirika. Bitari ibyo ngibyo muragowe ahubwo. Ubwo se burangaye ibihumbi 200. ariko ubundi kabandi numva ngo batsirikisha inkoko cyangwa ihene y'ibara rimwe mwebwe kuki mugiye gutsirikisha inka? Ubundi impamvu tuzamutsirikisha inka yakundaga inyama z'inka cyane, tumuhaye izi inkoko cyangwa se ihene yadusarana. Reka mbazanira amafaranga urumva ariko abayambere nayo ariko ibikozi nk'ibi bitogota gusa. Reka nze mbazanira amafaranga. Kanyoni bye aranyanze bye. Uhamagara umuntu wapfuye ntaso. Kuki se wumva ko yapfuye waramushyinguye? Kuki se wumva ko atitaye nge ndamubonye? Kanyoni ni umuzimu. Urabona ukuntu agukunda we yagucata gusuhuje. Pfa kumenya ko mubonye. Kanyoni yarapfuye baramushyinguye. Nambere hose ariko bavuga ngo yarapfuye kandi yaritaye. Bimenye gutyo rero ko yapfuye ari umuzimu. Kasirida. Ako siwe nibiki kandi? Byakomeye. Ibiki se kandi? Ejo nagiye kureba gaga nsanga ari guhamagara Kanyoni. Nese baravuganye cyangwa ntiyapfuye? Simbizi. Ako se mana. Ari wowe. Ari bari yabicanye. Mwagenda mukurikiranye. Njye kujya umugabo wanjye nyirukana mwava kuri iyi si. Ariko urumva ukuntu ibigambo uvuze binuka. Ubwo se jyewe ndiyanze. Ubwo uzi ko kugambanira umuntu kumwica yapfuye cyatapfuye batabura kuguhana ngo ujye mu gihome cyangwa se wenda wasanga ari n'umuzimu kuva bataranavuganye. Nase bira bigo ry'isinaye nabihaye amafaranga yo kumutsirika. Nanjye narayabahaye. Nanjye nabahaye andi rwose. Karani kande. Buse kwani. Yewe, Kasiri. Akoze mana ndamuheka mu kikoko mwakabyara mwe. Bibazo bikwira bakabo.
umunsi wa kangahe sana wenyine ako ibyo umbwira ubwo ni ibiki noneho ntabwo urashaka gushyira ukuri ahagaragara kuri kwica ariko gusa ari njye nawe nibwo ugomba gushyira ukuri ahagaragara ariko nyine ukuri kwica ukuri kwiyonda kwa nyiriyonda ariko iyi nda uhora uvuga buri munsi uhora uvuga inda ubona ari iyande ninde wundi mbana nawe ahangaha hari ubwo ubundi turyamana hari ubwo urikoresha agakingirizo ku buryo wambwira ngo